Nongeye kugusuhuza ntugire amahoro bitewe n'aho uherereye hirya no hino ku isi cyane cyane abatuye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nongeye kubashima cyane kuba mubana natwe umunsi ku munsi hano ku Ivuko Ryacu TV. Ni muri ubwo buryo rero nyuma y'uko umuturage wo mu karere ka Ruhango atwohereje ifoto atwereka ko hari igiti afite yabonye kidasanzwe, twabashije kugera hafi n'icyo giti. Ubu tuvugana ni saa 4:56 igiti nibwo tugishyitseho. Tukihagera rero batweretse aho icyo giti giherereye haruguru y'inzira gatoya. Umubyeyi bita Jacqueline Uwineza yatubwiye yuko amaze imyaka irenga 36 aturiye iki giti hafi yacyo. Atubwira ko iki giti cyagiye kiba nk'icyamayobera ndetse yewe ni n'icyamayobera bitewe n'amateka yatubwiye gifite. Iki giti atubwira ko kimaze imyaka irenga 103. Nyuma y'uko bagisazuye inshuro zirenga 5 zigera muri 5 zose, avuga yuko we bazisazuye areba n'amaso ye inshuro 2. Bose bishatse kuvuga ko na mbere nubwo ataratuye hafi yacyo ariko yajyaga hanyurana mbere. Atubwira yuko mu gihe bagerageze gushaka kukirimbura cyangwa ngo bagikate, amaherezo cyashibukaga cyongera kugira ishusho nk'iyi ngiyi mubona gifite. Niba mwitegereza neza mo hariya ku ruhande gatoya, hari ahantu bisa naho n'ubundi hafite ishusho ijya kumera nk'iyi. Ahangaha nabwo naho bari bagitemye cyongera kirashibuka. Ubwo bishatse kuvuga ngo mbere bagitema kiriya giti n'ubundi hariya ya shusho yari ihari. Nimba mwitegereza neza muraza kuhabona. Ikindi batubwiye yuko bigaragara sibye ko hari n'andi makuru menshi yagendaga duhisha. Abana bari baraho bo batubwiye yuko mu isaha ya nijoro, masaha nijoro, iyo umuntu atambutsemo hano rimwe na rimwe ku gihe cy'umwijima haba hakamwe umuriro mo hano hagati ku buryo budasanzwe. Ikindi bakavuga ko iki giti gishobora kuba kigira rukuruzi ubwacyo. Bakavuga ko hari igihe umugabo yegeze kuhatambuka w'umusaza, noneho kikaza gisa naho kimukurura, ariko akibwira ngo wehe ni umuyaga wenda hari se uri guhuha. Nyuma biza kurangira bigaragaye ko yegamiye kuri icyo giti. Iki giti hari byinshi ubona baba bashaka kugihishaho, ariko nawe iyo ukirebye ubona gisa naho kidasanzwe. Bamwe bakavuga yuko baba bisa naho bagiye bagikoraho imihango cyangwa se imigenzo itandukanye ya gakondo, ari nayo mpamvu bakeka ko ibyo byose babashe kuvuga n'ibindi batavuze bishobora kuba bikibaho. Ikindi nyiracyo twagerageje kugera aho atuye ngo atubwire byinshi kuri cyo, ariko dusanga ntaho hari bitewe n'amasaha y'akazi, nuko tuza kurinda ubwo tuhava tutabonanye. Ariko ubutaha nidusubirayo tuzababwira uko ba nyir'igiti babivuga inkuru ku yindi. Mwakoze kubana natwe. Iyi ni Ivuko Ryacu TV. Iri ni Ivuko Ryacu TV. Ugerageje iyi ni Ivuko Ryacu TV. Iyi ni Ivuko Ryacu TV. Tubana mu ngendo zitandukanye hirya no hino ku Ivuko Ryacu bitewe n'ibihari. Nawe ubaye ufite amakuru ndetse n'ibidasanzwe ushaka ko twasangiza benshi bakamenya ku ivuko ryawe, watubwira hasi muri description hari nimero yacu watubwira. Ikindi ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo utazacikwa na byinshi bica hano bidasanzwe. Mwakoze cyane, reka tusubire mu yindi video y'ubutaha. Ciao ciao.